tubyumve neza birashoboka ko Bruce Melody yafungwa kuri iyi kesi. Ibi kandi nibyo nakubwiye, CoachGael afite inyungu mu kwica igitaramo cya The Ben, kuko ntago wajya kwica igitaramo cyangwa se ngo upange gahunda nk'iyo ngiyo nta nyungu ufitemo. Urwango rwa EMMY ndetse na Bruce Melody rwamaze kugaragarira buri wese, kandi dore icyaruteye. EMMY ashobora kuba yaraterese cyangwa se yarifuje umugore wa Bruce Melody, akaba ari nayo mpamvu yabimuteye. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kumererwa neza mwese aho muri haba hatandukanye muri kutwumvira. Harabari mu majyepfo, harabari mu majyaruguru, harabari iburengerazuba, harabari iburasirazuba, bari hari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Nyitaka Bruce umugwaneza imfura y'u Rwanda, ngewe uba ugusuhuza uyu munsi. Reka twizere ko mwese rero ibintu biba bimeze neza cyane muri iyi minsi. Turi mu minsi abana bari kwerekeza ku mashuri, no kuvuga amashuri yongeye gutangira. Twizere ko rero nabo bakomeje kumererwa neza cyane, bose aho bari kujya kwiga mu bigo biba bigiye bitandukanye. Iyi ni Star Galaxy TV rero tuje mu makuru atandukanye aba ari trend kuri iyi mihanda, nkuko mba nabikubwiye. Uyu munsi rero navuga ko ari umunsi udasanzwe. Ni umunsi wundi Imana iguhaye kugira ngo untize amatwi, untize igihe cyawe, hanyuma dusesengurane n'ubundi amakuru abatandukanye barimo agenda avugwa. Niyo mpamvu ngiye kugusaba ngo unyemerere twerekeze kuri iyi nkuru. Inkuru nanone iri trend muri iyi minsi, inkuru irimo ivugwa n'abasesenguzi benshi cyane, yitwa Bruce Melody, CoachGael ndetse na EMMY muramuzi n'umunyamakuru ukorera Igihe. Aba bombi rero nibo tugiye kwerekezaho tubaganireho. Turaza no gukomoza gatoya kuri The Ben ndetse na CoachGael. Nabo ubu ni hasi hejuru kabisa, ngira ngo abantu benshi bakomeje kubyumva muri iyi minsi ko ibintu ari hasi hejuru. Rero niyo mpamvu ngusabye ngo untize akanya kawe, untize igihe cyawe twerekeze kuri aba ngaba kabisa, turebe ukuntu ibintu bimeze. Ngira ngo mwarabyumvise mu minsi yashize, umuhanzi Bruce Melody mu kiganiro n'itangazamakuru rwose yari dekaraye, aravuga ati ngewe umunyamakuru EMMY ukora ku Gihe aranyanga, ndabivuze kwe ikibyimbye kimeneke. Bruce Melody abatambitsemo ako kantu, ngira ngo mwese mwarabyumvise, n'abatarabyumvise iki nicyo gihe ngo muntege amatwi, hanyuma tugaruke neza ku bintu tubivugeho, tugire ibyo duklinaringa nyine mwese mubimenye, umenye amakuru ari kuvugwa kuri aba. Bruce Melody icyo gihe abatambitsemo ako kantu ati ngewe EMMY aranyanga kandi ndabizi. Abantu benshi ntabwo bigeze bamenya ngo kubera iki avuze ibi ngibi, kuko icyo gihe ntabwo yigeze abisobanura. Icyabaye, Bruce Melody amaze kuvuga uti ngewe hari umunyamakuru unyanga, n'ikimenyimenyi buri gihe iyo yanyanditseho inkuru yandika inkuru ziri negative. Bruce Melody ako ngako aba agatambitsemo, urumva? Nkatwe tuhita twibaza uti ese ibi Bruce Melody avuze koko hari aho byaba bihuriye n'ukuri? Niko gucukumbura inkuru rero ngo turebe neza ese bimeze bite ku bya EMMY ndetse na Bruce Melody. Icyabaye, twasanze urwango rwa Bruce Melody ndetse na EMMY ntago ari urwango wavuga ko ari urwa vuba aha ngaha, kubera ko ni ibintu byatangiye kera. Bruce Melody amaze gutangaza ayo magambo, EMMY buriya nawe ntago ajya yiburira, hadaciye iminsi rwose yahise asohora amafoto ku rubuga rwa Instagram, arapostinga. Muri ayo mafoto yerekanaga Bruce Melody, navuga ko wenda icyo gihe yari akiri underground,
ari guhereza interview EMMY. Ni kuvuga ngo muze kujya kurebaho, ndakeka kiriho murayabona. EMMY nyuma yo gusohora ayo mafoto yarayakurikije amagambo avuga ati ubu se koko ndamwanga. Ngira ngo wajya kuri Instagram ugafollowinga uyu munyamakuru, urangiza ukaza kubona izo poste ziwe yashyizeho n'amagambo yakurikiye n'izindi comment. Ibyo ntago byo ndi bubigarukeho. Cyabaye rero tumaze kumenya ko ari uko bimeze, nibwo twatangiye kwikangamo ati nyamara ariko bya bintu bishobora kuba ari byo. Bifu yabo ntago yigeze ihagarara kugeza naho ejo bundi mu gitaramo cya MTN Iwacu Festival cyari kiri kubera i Musanze. Aba bantu n'ubundi bongeye guhura ariko navuga ko ntiwamenye ukuntu byagenze. Bruce Melody yisanga mu banyamakuru ari guhereza interview yababwira ko show irangiye, harimo na EMMY. EMMY ikibazo cyiwe yabajije nk'umuntu nyine wari witabiriye show, abajije Bruce Melody yeguye amaso areba ko abona ko ari EMMY uri kumubaza, ntago yigeze amusubiza. Ako kaba gaciyemo abantu barakabona, baravuga ati nyamara hantu haragurumanye koko. Mibanire yabo nuko nguko navuga ko byifashe. Ariko abenshi bakibaza, ese Bruce Melody ndetse na EMMY, umwe ko ari umuhanzi undi akaba umunyamakuru, birakwiye ko bangana uru rwango kugeza naho barwerekana mu bantu mu ruhame, bakerekana urwango rwabo, bakigaragaza abo bari bo? Ibyo ni byo abantu bibaza. Uwitwa CoachGael, ngira ngo murabizi ko ari we boss wa 125 AM, ari nayo Bruce Melody abarizwamo uyu munsi, akaba ari n'umujyanama wa Bruce Melody. Uyu CoachGael biravugwa ko ari inyuma y'ibitaramo biri gupfa mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ubwo hari igitaramo cya The Ben bivugwa ko ashaka kukica ngo ntikibe ku mpamvu nazo zitumvikana. Ibi bikaba ari n'ibintu abantu benshi bavuga ko bishoboka ko igitaramo cya The Ben azakorera mu Burundi kitazaba kubw'impamvu zitumvikana, zitabasha gusobanurwa. Ibi byo bimenyekanye gute rero? Ngira ngo murabizi ko hari igitaramo cya Mignone nawe yari yateguye ko cyabera i Burundi, cyamaze kuba gisubikwa kubw'impamvu zitamuturutseho. Abantu benshi ntabwo bigeze bamenya impamvu iki gitaramo cyasubitswe. Iki gitaramo cya Mignone, nubwo abantu benshi batigeze bamenya impamvu iki gitaramo cyasubitswe, hari abantu babyihishe inyuma kandi nyamara babarizwa hano muri industry y'umuziki nyarwanda. Binakekwa ko ari nabo bafatanyije na CoachGael mu gushaka no gucura umugambi wo kwica igitaramo cya The Ben. Ukibaza uti ibi ngibi bihuriye hehe na industry y'umuziki nyarwanda? Mu by'ukuri twese dutekereje gukora igitaramo kwa The Ben, kugikorera i Burundi, ni kimwe mu bintu bizamura urwego rw'umuziki nyarwanda ku ruhando navuga mpuzamahanga, kubera ko already iyo wakoresheje igitaramo hanze hari ibyo ushora bitandukanye n'ibyo washora mu gihe wagikoresheje mu Rwanda. Icyo gihe bigatuma uzamura public aho wagiye kugikoreshereza, bikanazamura nyine level y'umuziki nyarwanda. Urumva nuko nguko ibintu biba byifashe.
mu gihe navuga ko ari uko nguko bimeze, abantu benshi nabo ntabwo bajya biburira, baba bagenda bakomantinga, hanyuma si ubundi bavuga uti kuki nimba ari uko nguko bimeze, kuki mutareba inyuma murebe ese uwo mukeka ko ari we ubyihishe inyuma, we niki cyaba kimutera gukora ibyo ngibyo? Niki gituma ashaka kuba yakwica ibitaramo? Ese afitemo inyungu? Nimba zifitemo se bimeze bita? Abantu benshi nyine ukagikomeza kubona bagenda bibaza uko buri kimwe cyose cyifashe. Navuga ko rero ari ibintu biba bikomeye biri aho ngaho, nyine abantu bibaza uti se ko ari uko nguko bimeze, twakora iki? Bizarangira gute? Bibaza utubazo twinshi tuba turi aho ngaho. Mu by'ukuri navuga ko abahanzi ni bamwe mu bantu bacuruza nyine, cyangwa se ukuntu ibihangano byabo bibahereza amafaranga. Icya mbere, bafite uburyo bwinshi ibihangano byabo bishobora kubahereza amafaranga. Ashobora gucuruza kuri platforms zitandukanye. Mu Rwanda wenda abantu benshi bazi YouTube, kuko abanyarwanda wenda ntabwo turagira umuco wo kuba twajya kureba indirimbo kuri Audiomack cyangwa se ahandi bazicuruza. Iyo umuhanzi yasohoye indirimbo usanga twirukira kuri YouTube kuyirebaho. Ubwo udacururiza aho mu Rwanda ngira ngo kubona amafaranga naho biba bigoye, udacururiza kuri YouTube. Umuhanzi ashobora kubona amafaranga yakoresheje igitaramo nk'uko kwa The Ben ndimo ndakubwira, nk'uko afite show i Burundi ikaba ariyo imwungura, imuhereza amafaranga. Ashobora kubona amafaranga kubera ko yamamaje. Urikumva? Ibi byose rero nibyo nagira ngo duhuze turebere hamwe. Ese CoachGael yaba afite inyungu mu kwica igitaramo cya The Ben? Hanyuma se urwango rwa Bruce Melody ndetse na EMMY byo bihuriye hehe n'umuziki? Abantu benshi baba bavuga uti mwebwe murimo muratwicira entertainment, murimo murayishyira hasi, mu gihe ari mwebwe muhedinze. Yaba Bruce Melody n'umuhanzi ukomeye, EMMY nawe n'umuhanzi ukomeye. Nimba Bruce Melody uyu munsi yasohoye umuzigo, agasohora nyine agakora ikintu gifatika, ikintu kiremereye, EMMY nawe ejo ukabona asohoye inkuru isenya Bruce Melody, icyo gihe abantu benshi bahita bavuga uti ese ibi ni ibiki, bimeze bite? Urumva? Hanyuma niyo mpamvu abasesenguzi benshi baba bavuga uti nyamara Bruce Melody ibintu bijyanye na industry ntahuriye nabyo, ahubwo yibereye mu bintu by'umuziki, kuko nawe biravugwa ko ajya yishyura ngo abantu, ajya yishyura amafaranga kugira ngo umuntu runaka ngo ajye hasi. Ibyo ni ibiba bivugwa, nanjye nkaza kubibahereza hano kugira ngo mubimenye. Ntabwo ngamije amacakubiri, mba ngira ngo nyine dusengure tuganire turebe neza ukuntu ibintu bimeze. Biteganyijwe ko igitaramo cya The Ben kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, ubwo harabura iminsi mike ngira ngo. Ubwo rero mu by'ukuri reka dutegereze turebe nimba ari byo umugambi wa CoachGael wamuhira. Ubwo nimuhira igitaramo cya The Ben ntabwo kizaba, nibitamuhira muzabona igitaramo kiwe kibaye. Ngayo nguko nuko bimeze rero. Ayo niyo makuru mba nkuzaniye. Nyemerera mu kanya gatoya mu yindi video tuze kurebera hamwe noneho CoachGael aramutse ageze ku cyo yiyemeje nk'uko biri kuvugwa, nk'uko nyine amakuru ari kubitubwira, byaba bivuze iki ku muziki nyarwanda? Si ntabwo bisobanuye ko aribo bivangira mu muziki wabo?
byose tubirebera hamwe turebe. Nyita Kebrice umugwaneza imfura y'u Rwanda. Nyemera duhurire mu zindi video rero nkubwire uko ibintu bimeze byose tubisesengurane gatanu ku kande. Iyi ni Star Galaxy TV, kora subscribe hanyuma ujye ubona byinshi bitandukanye hano kuri Star bijyanye n'amakuru menshi cyane abarimo atrendinga hanze ahangaha.